Ndabasuhuje. Mu buryo busa nk'ubwihariye birashoboka ko uyu mugabo Heung-min ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane umupira w'amaguru wa Aziya wigeze kugira. Nubwo atarabasha gutwara ibikombe byinshi kubera uburyo ki yamaze imyaka myinshi akinira Tottenham Hotspur, ariko yakomeje kuba ikimenyetso gikomeye cyane cy'ishema rya Koreya y'Epfo ndetse n'umugabane wa Aziya muri rusange. Igitangaje kurushaho nuko urugendo rwe rugana ku rwego rwo hejuru rw'umupira rwari rudasanzwe cyane, kuko atigeze akina umukino nyirizina w'irushanwa kugeza ageze mu myaka y'ubugimbi. Nyamara nyuma y'igihe gito gusa yaje kuba umwe mu bakinnyi bafite agaciro gakomeye cyane muri shampiyona y'Ubwongereza no ku mugabane wa Aziya. Avuga ku itariki ya 8 Kamena 1992 mu mujyi rwagati Chungcheon muri Koreya y'Epfo. Akiri muto yakunze cyane umupira w'amaguru maze atangira kwiga uburyo bwiza bwo kuwukina. Umwarimu we ari we mbere waje no kuba se Son Wong-jang, woza ari umukinnyi wabigize umwuga, ariko akaza guhagarika gukina hakiri kare kubera imvune ikomeye y'akabumbambari yagize. Kubera uburambe yari afite, yashyize umuhungu we mu myitozo ikomeye cyane. Yamusabaga kumara amasaha menshi akina umupira wenyine, cyane cyane awukina mu kirere atawugusha hasi. Ikindi kandi yamubujije gukina imikino nyirizina kugeza ageze mu myaka y'ubugimbi, kugira ngo yibande gusa ku kongera ubuhanga bwo kwirinda imvune zashoboraga kumwangiriza ejo hazaza. Se yari afite uburyo bwiza bwihariye bwo gutoza, ntiyashyiraga imbere imbaraga z'umubiri cyangwa se imyitozo yo gutsinda ibitego byinshi. Ahanini yashimangiraga ku kugenzura umupira, kuwutwara neza no kongera ubuhanga bwa buri munsi. Yifuzaga ko umuhungu we yiga gutekereza no guhanga ibintu bishya mu kibuga mbere yo kwiga ibindi byose. Nyuma y'igihe, Heung-min yavuze ko aya masomo yari akomeye cyane kuri we. Yigeze kuvuga ko se yari umutoza ukomeye cyane kandi ko buri gihe yamubwiraga gukura cyane no kubaho nk'umukinnyi wabigize umwuga. Atari ko aya masomo niyo yamugize uwo yabaye we nyuma. Ubwo yari amaze gukura yinjiye mu ikipe y'abatarengeje imyaka 18 yo muri Seoul. Mu mwaka wa 2008 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Koreya y'Epfo ryagiranye amasezerano n'ikipe yitwaga Hamburg yo mu Budage kugira ngo bamwe mu bakinnyi bato bafite impano bajye kugeragezwa muri iyo kipe. Nibwo uyu mugabo yari umwe n'ubundi muri abo. Akimara kugerayo yahise yigaragaza cyane kubera ubuhanga yari yarubakiye kuva mu bwana bwe, ashaka kubugaragaza gutyo. Nubwo kwitwara mu kibuga bitigeze bimugora, ariko ubuzima bwo mu Budage bwabanje kumubera ikibazo gikomeye. Ntabwo yari azi ururimi kandi nta nshuti yari afite aho. Gusa uko iminsi yagiye yicumaga niko yagiye yiga ururimi rw'Ikidage vuba, kuko ibi byatumaga n'ubundi agira icyo yimenyereza nk'amashusho yarebaga akamufasha cyane kwiga urwo rurimi, kuko yabibonaga buri munsi kugira ngo amenyere amagambo mashya avugirwa muri icyo gihugu. Yakomeje kuzamuka mu byiciro by'abato by'ikipe yaragezemo kugeza ageze mu ikipe nkuru mu mwaka w'imikino wa 2010 na 2011. Mu mukino wa gishuti wahuje iyi kipe Hamburg na Chelsea, yatsinze igitego cye cya mbere ariko ahita anavunika ikirenge. Ibi byatumye atinda gukora umukino we wa mbere muri shampiyona y'Ubudage. Amaherezo yagarutse mu kwezi k'Ukwakira maze akina umukino wa mbere wahuje ikipe bitaga kure. Muri uwo mukino yatsinze igitego, aba umukinnyi muto kurusha abandi wari utsindiye Hamburg muri iyo shampiyona afite imyaka 18 gusa. Uwo mwaka yawusoza atsindiye ikipe ibitego 3 mu mikino 14 yose. Mu myaka yakurikiyeho yakomeje gutera imbere, kuko mu mwaka wa 2011 2012 yatsinze ibitego 5, anatanga imipira 5 yavuyemo ibitego. 2012 na 2013 yatsinze ibitego 12, anatanga imipira 2 yavuyemo ibitego. Wari umusaruro mwiza watumye amakipe akomeye atangira kumwifuza no kumureba ikijisho. Baherereye niyo yamuguze imwishyura miliyoni 10 z'amayero. Agezeyo yahise yigaragaza mu rwego ruteye ubwoba. Mu mwaka wa mbere yatsinze ibitego 12, anatanga imipira 7 yavuyemo ibitego. Muri umwaka kandi yatsinze ibitego 3 wenyine mu mukino wahuje iyi kipe na Hamburg, ikipe yari yaravuyemo kera. Icyo gihe Baherereye yari ifite ibibazo bya mikoro, ariko kuba yari ifite Heung-min byatumye izina rye rimenyekana cyane muri Koreya y'Epfo. Ibi byatumye ikigo cyitwa LEG cyinjira mu baterankunga bayo, bityo ikipe ibasha kubona amafaranga yari ikeneye. Mu mwaka wa 2014-2015 yazamuye urwego kurushaho, atsinda ibitego 17, anatanga imipira 4 yavuyemo ibitego. Nubwo benshi batekerezaga ko azakomeza kuguma mu Budage, ariko yari afite inzozi zo gukina muri shampiyona y'Ubwongereza igihe Tottenham Hotspur yamwifuzaga ntiyazuyaje kwemera na gake.
mu mpeshyi ya 2015 yinjiye muri Tottenham ku mafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amayero. aba umukinnyi wa Aziya waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi bose icyo gihe. Mu ntangiriro byari byitezwe ko azahita n'ubundi yigaragaza cyane, ariko umwaka we wa mbere ntiwagenze neza nk'uko benshi babyifuzaga. Yawusoje atsindiye ikipe ibitego 8 anatanga imipira 5 yavuyemo ibitego. Byari imibare mike ugereranyije n'ibyo n'ubundi yari yaragaragaje mu Budage. Kubera kutabona umwanya uhagije wo gukina, yifuje gusubira mu Budage, ariko umutoza we yamwingize kuguma muri Tottenham no gukomeza kwihangana. Yarabyemeye kandi icyo cyemezo cyahinduye amateka ye. Nyuma yaho yatangiye kuba umwe mu bakinnyi beza cyane ikipe yagize. Asinda ibitego byinshi, atanga imipira myinshi yavuyemo ibitego, ndetse aba umwe mu bakinnyi batinywa cyane muri shampiyona. Yabaye Umunya-Koreya wa mbere ndetse n'Umunya-Aziya wa mbere wegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi muri shampiyona y'Ubwongereza. Yegukanye kandi igihembo cy'umukinnyi mwiza wa Tottenham inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2021-2022 yatsinze ibitego 23 muri shampiyona, anganya na Mohamed Salah igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi. Nyuma yaho yanegukanye igikombe cya Puskás gihabwa uwatsinze igitego cyiza kurusha ibindi, nyuma y'igitego yatsinze Barney amaze kwambuka ikibuga hafi ya cyose atwaye umupira wenyine. Nubwo atarabasha kwegukana igikombe gikomeye muri Tottenham, ariko ibikorwa bye bisa nk'ibyamaze kumushyira mu bakinnyi bakomeye cyane ikipe yagize. Yakomeje kandi kuba ishema rya Kure y'Epfo ndetse n'umugabane wa Aziya muri rusange, aho yagaragaje ko umukinnyi wavuye muri uwo mugabane ashobora kugera ku rwego rwo hejuru ku isi. Heung-min ntabwo yamenyekanye gusa kubera uburyo ki yakoreye mu kibuga ibintu byinshi udashobora gutekereza, ahubwo yanabaye umwe mu bakinnyi bafite agaciro gakomeye mu rwego rw'ubucuruzi no kwamamaza ibicuruzwa ku isi. Uyu mugabo afite ubufatanye bwe mu ruganda rwa Adidas bwatangiye mu mwaka wa 2008 ubwo yari akiri mu byiciro by'abato muri Hamburg yo mu Budage. Kuva icyo gihe yakomeje kuba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane uru ruganda rwifashisha mu kwamamaza imyenda yarwo, inkweto n'ibindi bikoresho bya siporo. Mu mwaka wa 2016 Adidas Korea yateguye igikorwa gikomeye cyane cyo guhura n'abafana bakomeye muri Park Mall i Seoul. Muri icyo gikorwa Heung-min yagiranye ibiganiro n'abafana, akorana nabo imyitozo yoroheje y'umupira, bamwe bafata amafoto ndetse anasangiza abantu ubuzima bwe muri shampiyona y'Ubwongereza uburyo kibugenda. Kubera uburyo yakomeje kwamamara ku rwego mpuzamahanga, Adidas yongeye amasezerano yayo nawe kugeza mu mwaka wa 2028. Uru ruganda rwamukoreye n'inkweto zidasanzwe zagenewe uburyo bwe bwite bwo gukina. Muri ubwo buryo harimo urukweto bise X Speed 4 zasohowe mu mwaka wa 2025. Izi nkweto zari zifite ibimenyetso by'umuco wa Koreya y'Epfo, harimo n'ikimenyetso kizwi cyane kiri ku ibendera ry'iki gihugu. Uretse Adidas, Heung-min yanagiranye amasezerano n'ibindi bigo byinshi bikomeye. Kuva mu mwaka wa 2024 yabaye ambasaderi mpuzamahanga y'ibicuruzwa byita ku ruhu rw'abagabo byitwa Bioderms. Yamamazaga cyane ibicuruzwa bifasha uruhu kugumana amazi no kurwanya gusaza k'uruhu mu buryo bwihuse. Mu mwaka wa 2025 kandi yagizwe ambasaderi w'ibicuruzwa by'imibavu mu bihugu byo muri Aziya. Aya masezerano yose yatumye yinjiza amafaranga menshi cyane hanze y'umupira w'amaguru. Kugeza mu mwaka wa 2023 byagiranwaga ko aya masezerano yo kwamamaza yamwinjirizaga amafaranga arenga miliyoni 5 z'amapawundi buri mwaka. Impamvu nyamukuru yabaga ari uko n'ubundi yari afite izina rikomeye cyane muri Aziya, kandi akaba yarashoboraga gukurura abakiriya mu bice bitandukanye by'isi. Iyi mico yo kwicisha bugufi, gukora cyane no kwirinda amakimbirane yatumye ibigo byinshi bimwifuza. Ku mbuga nkoranyambaga naho yari umwe mu bakinnyi bakurikirwa cyane. Wumve ko kugeza mu mpera za 2025 urubuga rwe rwa Instagram rwari rumaze kugira abarenga miliyoni 15 bamukurikira. Yakundaga gusangiza abafana amashusho y'imyitozo ye, ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse n'ibihe bimwe na bimwe byihariye byo hanze y'ikibuga. Mu rwego rw'itangazamakuru yakomeje gufatwa nk'ikirango gikomeye cyane cya Koreya y'Epfo. Mu mwaka wa 2021 hasohotse filime mbarankuru yiswe Sonch Nation yagaragazaga urugendo rwe kuva akiri umwana muri Koreya y'Epfo kugeza abaye icyamamare muri shampiyona y'Ubwongereza. Iyo filime yari irimo ibiganiro by'abakinnyi n'abasesenguzi batandukanye basobanuraga uburyo umurava n'ikinyabupfura bye byamugejeje kure. Mu biganiro byinshi yagiye atanga, yakunze kuvuga uburyo amasomo akomeye yahawe na se akiri umwana yamufashije kuba no kubaka imyitwarire ikomeye uyu munsi afite. Yanavuze inshuro nyinshi ko kuva iwabo afite imyaka 15 akajya mu Budage ari ibintu byamugoye cyane kubera uburyo ki yari afite urungu no kuba kure y'umuryango.
ariko ibyo byamwigishije kwigirira icyizere no kwihangana no kubaho wenyine. Nyuma yo gukurikiriza muri Los Angeles FC mu mwaka wa 2025, ibikorwa byo kwamamaza byongeye kwiyongera cyane. Habayeho ubukangurambaga bwinshi bwo kugurisha imyambaro ye. Mbere n'ibikorwa byo ku mbuga nkoranyambaga byamufashije kurushaho kumenyekana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye izina rye rikomeza gukomera cyane haba muri Aziya, i Burayi ndetse no muri Amerika. Muri Koreya y'Epfo, Heung-min afatwa nk'intwari y'igihugu. Abantu benshi bamubona nk'ikimenyetso cy'umurava, kwihangana no gukunda igihugu. Wavuga ibitego byinshi yatsize, cyane cyane ibyo yatsinze Ubudage mu gikombe cy'isi cya 2018 ndetse n'ibyo yakoze mu gikombe cy'isi cya 2022, byatumye aba umwe mu bakinnyi bubashywe cyane mu mateka y'icyo gihugu. Ku birebana n'umuryango we, Heung-min yavukiye mu mujyi nigeze kuvuga hejuru, Chuncheon muri Koreya y'Epfo. Se Son Wong-jang wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru mbere akaza kuba umutoza, niwe wagize uruhare runini cyane mu iterambere rye. Afite umuvandimwe mukuru witwa Son Heung-yun, nawe rwose wahoze akina umupira mbere yo kwinjira mu kazi k'ubutoza mu ishuri ry'umupira ry'umuryango wabo. Aba bavandimwe bombi bakomeje kugirana umubano ukomeye cyane kuva bakiri bato. Mu mwaka wa 2024 se ndetse n'umuvandimwe we Heung-min bagaragaye mu makuru nyuma rwose y'ibirego by'uko hari abana bato batozaga, bavuga uburyo ki bakorewe ihohoterwa ry'amagambo n'ibihano bikabije. Kandi urukiko rwo muri aka gace rwabahamije amakosa yo kutubahiriza amategeko arengera abana, rubaca amafaranga ya zahabu. Nyuma yaho ariko inzego za siporo zarabahagaritse, zibahagarika gukora ibikorwa by'ubutoza mu gihe runaka. Uyu mugabo Heung-min ubwe ntabwo yigeze agira icyo atangaza ku mugaragaro kuri icyo kibazo. Mu buzima bwe bwite yigeze kugirana umubano n'umuririmbyi ndetse n'umukinnyi wa filime Bang Min-ah byari mu mwaka wa 2014. Nyuma y'igihe gito bombi batangaje ko batandukanye, ariko bakomeza kuba inshuti bisanzwe. Nyuma yaho yongeye kugirana umubano n'umugore witwa Yo Song-yang wahoze ari umuririmbyi mu itsinda ry'abakobwa rizwi cyane muri Koreya y'Epfo. Nubwo ubuzima bwe bwite bwakunze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ariko yakomeje kurinda cyane amakuru ye bwite. Kugeza mu mwaka wa 2025 yibandaga cyane ku mwuga we kurusha ibindi byose. Mu rugendo rwe rwose umuryango wakomeje kumuba hafi, kuko n'igihe yimukiraga muri Los Angeles mu mwaka wa 2025, umuryango umufashije kwinjira mu buzima bushya no kumenyera igihugu vuba. By'umwihariko inama ze zase zakomeje kugira uruhare runini cyane mu byemezo afata, haba mu kibuga no hanze yacyo. Nubwo Heung-min yahawe ubusonerwa bwo gukora amezi 21 y'umurimo wa gisirikare utegetswe ku bagabo bose muri Koreya y'Epfo, ntiyakuweho inshingano zose z'igisirikare burundu. Yabonye ubwo busonerwa nyuma yo gufasha igihugu cye kwegukana umudari wa zahabu mu mikino nyafurika ya Aziya yabaye mu mwaka wa 2018. Amategeko ubundi ya Koreya y'Epfo ateganya ko abakinnyi bagejeje cyangwa se berekanye igihugu ku nsinzi nk'iyo bahabwa uburyo bwere bwo kuzuza inshingano zabo z'igisirikare, kuko buri muntu aba yemerewe kukijyamo. Mu kwezi kwa Mata 2020, uyu mugabo yakoze amasomo y'ibanze y'igisirikare yamaze ibyumweru 3 mu mutwe w'ingabo zirwanira mu mazi. Muri aya masomo yagaragaje ubuhanga n'imyitwarire myiza kurusha benshi muri bo bari kumwe, ndetse ahabwa igihembo cyiswe Pulsong cyahabwaga uwitwaye neza kurusha abandi bose. Muri icyo cyiciro yari mu bantu 157 bari mu myitozo. Nyuma yaho yujuje amasaha 548 y'umurimo rusange, aho yasabwaga gukora ku nyungu z'abaturage. Aya masaha yasoje mu ntangiriro za 2022, ayahuza n'akazi ke ko gukina umupira w'amaguru. Uretse ibikorwa byo mu kibuga, Heung-min azwi cyane mu bikorwa by'ubugiraneza, kuko yagiye afasha abaturage bahuye n'ibiza ndetse n'abafana bafite impano ariko badafite amahirwe ahagije yo kuzamurwa muri siporo. 2019 inkongi y'umuriro ikomeye yibasiye agace kitiriwe Josong kari hafi yaho yakuriye. Mu rwego rwo gufasha abari bagizweho ingaruka n'icyo cyago, yatanze amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amapawundi. Avuga ko yumvaga ari inshingano ze gufasha abaturage b'iwabo muri ibyo bihe bikomeye. Mu cyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi mu mwaka wa 2020, yatanze miliyoni 100 z'amawoni ya Koreya y'Epfo kugira ngo afashe ibikorwa byo kugura ibikoresho byo kwa muganga no gufasha abantu bari bugarijwe cyane n'ingaruka z'iki cyorezo. Mu mwaka wa 2025 iki inkongi y'umuriro yongeye kwibasira intara ya Gangwon, nabwo yongeye gutanga inkunga yo gufasha ibikorwa by'ubutabazi. Nubwo hari bamwe babonaga amafaranga yatanze ari make ugereranyije n'umutungo afite, abandi bashimye ubushake bwe bwo gukomeza gufasha igihugu igihe cyose habaye ibibazo. Kimwe mu bikorwa bikomeye yakoze ni ishyirwaho ry'ishuri ry'umupira w'amaguru mu mujyi yavukiyemo.
mu mwaka wa 2021 aho yashoye miliyoni 15 z'amadolari kugira ngo yubake ikigo gifasha abana baturuka mu bice by'icyaro kubona amahugurwa n'amahirwe yo guteza imbere impano zabo. Intego ye yari ugufasha abana bafite ubushobozi ariko badafite uburyo bwo kongera cyangwa se bwo kugera ku bikorwa remezo bigezweho. Yifuzaga ko bazabona amahirwe nk'ayo yigeze kubona akiri muto cyane. Iryo shuri ryakomeje gukora ibikorwa byinshi byiza nubwo nyuma ryaje kuvugwaho amakuru mabi nigeze kubivugaho, ubwo bamwe mu batoza baryo barimo se ndetse n'umuvandimwe we bahanwaga kubera ibyaha bifitanye isano no gufata nabi abana batozaga. Nubwo ibyo byagize ingaruka ku isura y'icyo kigo, ariko Heung-min ubwe ntigeze ashyirwa mu majwi muri ibyo bibazo. Mu mwaka wa 2022 yagizwe ambasaderi mpuzamahanga w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gutanga ibiribwa ku bakeneye ubutabazi. Muri uwo mwanya yatangiye gukangurira abantu n'ibigo bitandukanye gufasha mu kurwanya ikibazo cy'inzara ku isi yose. Ibi byose byagaragaje ko Heung-min atari umukinnyi ukomeye gusa, ahubwo ari umuntu ushyira imbere cyane gufasha abandi no kugira uruhare mu iterambere ry'abaturage. Indangagaciro yakuye mu muryango we cyane cyane ku nyigisho za se nizo zatumye ahora yumva ko gutsinda bitarangirira ku byo umuntu akorera mu kibuga gusa, ahubwo bishingira no ku byo agirira umuryango mugari umukikije. Ari mu kibuga cyangwa hanze yacyo, Heung-min yakomeje kuba urugero rw'umukinnyi uhuza impano, umurava, kwicisha bugufi no gukunda igihugu. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye Aziya yigeze kugira, ndetse nk'umwe mu bantu bagize uruhare runini cyane mu kumenyekanisha umupira w'amaguru wa Koreya y'Epfo ku rwego rw'isi. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Karekezi Isa, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho.